umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Rega ko kurasohotse uragiye. Ariko rero hari ikintu ntakoze. Ariko rero nawe hari ibintu ntari kumva neza. Ni ibiki se kandi? Ese ubupfurutse urabirigise? Ese nk'iyo ubupfurutse ukansiga mu buriri n'ibiki ubugiyemo bindutako? Ariko siri kubona ahantu izuba rigeze. Ave nishake rigere no mu ntuza. Ako mugabo wakubizi ko ngukundaga koko. Ubu hari ico nakoze sindafuze nagize. Garuka hano ni. Oya ariko si. Garuka hano ariko. Ako singora iki. Komera nkutarya. Uzongera kunsuzugura. Sakomena umutwe. Narakwihogira ngo hari ntambara mfite jewe. Wowe uranze. Ujya kunyishurira nkande wowe. Nyishura amafaranga mu kabari nkande wowe. Ntabwo nzongera papa. Nako ngunyishurire wowe. Ko karagasuzugura. Jewe ni mara mfite umwenda mu kabari mfite ubushobozi bwo kujya kuyishyurira. Ujya kunyishurira nkande. Ufite ubushobozi bwo kujya kuyishyurira hejuru uko bari bagiye kuza kudufungira nayo inzu. Ako papa umwe wagiye umbabarira ko. Mbanze uko napanze gahunda zanjye. Urumva? Ubundi umugore agomba gukubitwa. Ubu utagomba kumenya ko ukoza kubitwa. Papa umwa izina ry'Imana ngiye navuye iwacu hari ibiryo nago naje gukubitwa iwawe uranyumva neza. Kitari wanyu cyari inkoni rero. Nitahire. Papa umwa nitahire. Watashye. Papa umwa aravuze ngo watashye se? Ta. Agasuzuguro ko situzugura nuko ha. Ta sujya. Hani soni. Nyine ngwino nanje usiga meze neza. Ese numeze neza nijoro ntitwagize uko twigenza. Nako none nijoro subundi biba bibarirwaga incuro. Wenda tugiye kuryama mu gicuku rwagati. Kano no mu rukerera nibwo bagari sawa cyane. Ako ubundi ubona agutazansiga n'imvune. Imvune siziye ko tuvunikaga ariko ngwino. Ariko mu mugabo warwoze waretse nkaja kufira birabishimba ko biraye nkanatera iriya ntabire rwose. Ariko shushubi koko ubu nzakora Kadoro zambika mu mutima mubi. N'ibintu byose nakweguriye nakwemereye. Ahubwo ndi kurushaho kukwitegeza nkumva bibe. Noneho reka ngwereke. Ndufire vuba ndahita ngaruka ubundi nje wumbaze ngo ndi hehe. Urabura jayo andaha. Urihe? Umva. Aho gatira inkoni yawe yisha. Umva nkubwire. Nuwibesha ukangendana. Nubwo inzari yawe wibesha uzisungura rutahamo. Oya kandi byose nabyo kandi uracabigiraho ikibazo. Reka nkwereke. Ese ubundi nubundi ko twikundaniraga waje tukaja kwahira hariya hepfo tukufira birabishimbo tukabona wenda n'ibyatsi by'amatungo none tukaza twagira uko turigenza umuntu ameze neza. Ubundi uzi ngo turagira iminota myinshi. Ngwino tugire vuba ndaguherekeza. Cyangwa yino.
shawaza unsize guca usingisange mu murima barimwo ngirirara umva se hirwa ni kumana yanjye aha hantu se kwa mizigo ibintu byose nibakoze wenyine bonjour hirwa kibazo sereka nkubaze unarisa yiwe ntagarava ku kazi aya masaha umuntu wese ntagarava ku kazi hirwa Monalisa akora mu kabari sibyo hari n'igihe ataha mu gitondo bwakeye so rero anytime ari buze ni gute wambwira gutyo umwana w'umukobwa ungana kuriye akarinda ageze aya masaha atarata hirwa mba urimo kunsiza nibyo byaguhangayikishije gutya none nahamagaye na telefone ntabwo ayifata ntabwo mu kazi baba bemerewe gukoresha telefone ku buryo ushobora gushyigikira ibintu kumva ko reba ukuntu angana aya masaha tukarinda tugera aya masaha atarataha angana se mbona isa n'umwana uzi ko mu bivuga gutyo umuntu agira ngo ni umubebe w'imyaka 12 cyangwa 10 wabuze se nk'ubu kuko ari he urumva nawe tekereza urumva ari he nta mugore utaho kandi umugore akubitwa agahungira mu cyumba ibi byo kugwagwa n'ibyo wahukana wowe ujya nta n'isoni ndagiye n'izina ry'Imana ndakura nta mugore uhakana ntabwo biteye yuko nakwishyura ideni wari wananiwe kwishyura umva winteza abantu papa ndekura kuneza ndekura ngusobanurire umuntu wabona Rudoviko yakwenyavuga iki koko papa ntabwo nkubise mu gitondo wanabundaje wanze no kungaburira uzongera ubona garutse wawe mama simbaze nabi kubera aragaruka tu ariko tampari isaha tuza hirwa wipanika sibyo gutese tari nge nabwo byaguhangayikisha okay hirwa nibigera nimugoroba bataraza turajya kumushaka sibyo kwa kuntu uhangayitse nawe utangiye kumuhangayikisha mushiki wawe ni kuramize pe bijye bibaho rimwe na rimwe okay wenda ntago birageze hataye amasaha aho bigeze aya masaha atarataha ariko n'ubundi saa 10 zigera atarataha ngiye ntago mbyumva ntabwo ndi kubyumva Uyambaye akantu keza wow
kudakoropa. Hey, oui. Mwaramutse neza. Ewe. Mwaramutse. Mwaramutse gashama. Kugeza hano aya masaha ara mu mwa Mwaho neza. Mwamahoro se. yego kugeza aya masaha se Ibyo wanjye byongeye biradurwangana. akagenda Ko noneho umva. habaye iki se noneho Papa mwana ndamusize pe. umusize Umusizi we ndagiye ndarambiwe ntago nabaho nkubitwa amanywa nijoro ngo mbivemo. Ibibazo ariko reba muri iki gitondo. Saa mazi arizagera arabyutsa arampondagura. ntukomerekeje aha none se ugiye Ndagiye nyine ngiye iwacu. kana ndukasa cyangwa avuga aho bunguraje Inza hehe se. aha Sha ntago bishoboka nawe gashama. reka nkubwire papa mwarazi ubwenge we nanjye azi ko ngukeneye yego umugabo Mu w'iki magambo make nawe wishimiye mu bibazo nagize. rega buriya amaraso ya bamwe ni umutobe ku bandi ariko papa mwarazi ubwenge ko Ariko uranyifuza iki? Koropa si cyo cyakuzanye? Wibagiwe akazi ushinzwe? Kora isuku. Uragira ngo ukorere iki? Urandebe. Kuki umuntu akorohera ukamwereka yuko umurusha ubwenge? Naho ugeze? Ahubwo wowe naho ugeze? None se uje gukoropa n'ibirenge byanjye? Ariko reka nkubwire ati wagiye ucisha bugufi tukabana. Kuki umuntu akorohera ukamufata nk'ikigoryi ukamukandagira ukamugira nk'itorosho? Reba igena hereye nkoropa ukandagira. Ntabwo ariko niyo naba ndi umuboyi wo kwande ntabwo wansuzugura. Ntabwo ariko kazi ushinzwe. Akazi nshinzwe se wowe wigeze umakazi? None uranyambika itorosho ku birenge. Harayikwambika muri iyo sura yawe. Ngo icyumwa, ngo iki. Umva nkubwire ati numenyere ndakubahuka. Uzi ko umpamagaye nkagira ubwoba. Rwose bw'iki? Nose muri iki gitondo ugiye he? Mbese nyine naje kukubaza. Wambyukije none. Nyine ngiye. Nanone se kandi? Sitwaye iki? Yego nyine nubwo umugabo wanjye adahari ariko umwana aryamye. Numva twakorera imbere y'umwana koko nawe wajya ushyira mu bwenge. Asuka umwana ntasinziriye. Asinzira si ibiki wajya uba umuntu w'umugabo. Nawe se umwana nta bwenge azi? Muri salo. Ntabwo byakunda. Uzashaka ikindi gihe pe. Ntabwo byakunda. Aha. Ngize igitekerezo. Iki? Aya. Mu gihuru ni bibi. Twajya iwanjye. Yego ko nyiri ngaho Imana. Tujya iwawe mu rugo rw'umugore. Ariko n'urwanya. Reka njye ntabwo nabishobora munyana. Dore ko urubuga rwangiyeho. Ariko nje iwawe sha byaba birenze urugero pe. Nyine sinshaka abantu bose muri no quartier babimenya.
ahubwo waba ugiye kwiteza abantu. Umva se nyine ngubwire ni uko nyine abantu batarabimenya kandi sima nshaka kwiteza ibibazo nyine abantu bose bamenye ko urugo rwanjye rwahiye ariko mama mwari ntawe uhari. Reka nkubwire rero mama ntuhangayike aho kuri bungana ibikapu hatagira mu gucisha mu ijisho ngwino wimara iminsi ahangaha do nataguhiga uzangaye kandi uzi ko sinagushuka urabizi igihe tumanye ntabwo nagushuka nataguhiga uzangaye agasha muri kunshuka ndabizi neza yuko papa mwaratamara iminsi 2-3 muri iriya nzu ari wenyine isaha n'isaha azaza kunyura aje kunyura akansanga iwawe namubwira ko nageze iwawe gute aho ni uzaba umwemereje banza wumva icyo kubwira nyine nuvuga ngo najya kurira mu rugo ntagusange ntazongera gukina nawe azahita yumva ko uramutse utunagiye no mu rugo wagira ahandi wajya urumva waretse se ngiye nkakubwira ikinzanya aha ngaha ibindi tukaza nta kibazo kindi wambabara ukanguriza amafaranga 5,000 nkitahira nkazagwa nagarutse ko mbizi neza ko papa mwara azahita aza kunyura ngaho gerageza ahubwo wowe gerageza ubundi ndakubahuka umva nkubwire ibi byose ndi kukubaha kubera birasa nagukura muri iyo sura nkanyagiza wakora iki nakwangiza wakora iki ngaho ngwino ku buryo ugukunda wese azajya ngwino ngwino sinshaka kurwana nawe wanyegereza ngwino gerageza urebe komeza babyita gushika komeza uncike urebe ikintu ngukorera akubundi wibonye mwiki ubwo se aje akadusanga yarahukanye yahukanye kera kandi nta nagano mfite kujya kumucyura shari kumbeshya kugira ngo nyine ntabwo byakunda oya humane ko nta muntu uri kubone nta muntu uri kubone ndakingura amazi ncungacunge ako se ndi kubona n'indi shuri ngo kugenza ibintu byanjye ntabwo byakunda ariko no kumana bose reka mwebeke mva nkubwire wowe nyine tugende turi nyabya iminota 13 subize ko nkubaha ariko ntabwo byakunda pe ndabyanze no Rudoviko ntabwo byakunda reka turebe undi munsi basi no kuri kumana kandi oya usa umwana wanjye ko oya mwana se akangukareka twavuye uzi ko nabyutse ameze nkagiye kubyuka oya sharika nzimu Rudoviko se urenda ugenda mu aya masaha uri kujya hehe ariko se wangurije amafaranga nkigendera ibindi ko nzabyimenyera nyine ndabikwemera amafaranga ndayaguha ngeze ko nari byaguha se ingaho yamenyene nigende reka nkwerekera kugira ngo uze no kwiyahura mu muhanda ngwino buri hano tuganire nze no kugira inama buryo uze kugenda mu nzira utuje ase tuganira iki nge nawe ariko nk'umwa urafata ibibazo nifite ugashaka kugerekaho ibyawe ariko se nibibazo byiki nta kibazo na kimwe gihari mpa amafaranga 5,000 ngwino ndayaguha yewe nago ninjiri wawe basi ngwino ubanza urye se nta biryo nshaka mama mwareka ngo nta biryo nshaka ariko ngiye mpa amafaranga niba yanguriza kandi nawe niba utanguriza nabikuye ngo ndayaguha yampereze rero ngwino nyaguha ntago yareba se ngo tugende uyampe sibyo nakubwiraga nyine ngwino nyaguha nta nubwo ndenga wibonyemo iki gituma uba ushaka kunjoga uko wiboneye dati uzi ko utanzi nagushwaratura ngaho nagushwaratura shwaratura nakubwiye byose mbikora kubera shwaratura birasa naguhekenya nkagukacanga nkagucira ngo ariko ubwo ninjye ubwira ninde sarundi uhetse umwana ninjye ubwira sarundi uhetse kuki umuntu aca bugufi ugashaka kumufatira njye mbireke noneho uze ubyunamemo urabibasha se ntabwo aricyo cyakuzanye nakubwiye ngo nta kazi wigeze ntabwo aricyo cyakuzanye aha ngaha wigeze umereza urampemba n'umunsi n'umwe we ntabwo uhembesha ku kwezi ntabwo uhembesha ku kwezi ntabwo uhembesha ku kwezi uza duturanye umwana umva nkubwire aho bigeze mvira mu nzira nikorera isuku sinshaka gushwana nawe pe ngerageza kukubaha ariko ntabyo ubona ako nushaka ko nkubahuka nzakubahuka njye nakubajije wibagiwe akazi ushinzwe nakubwiye ngo nakazi wigeze womereza ntabwo uhembesha urampemba ntabwo uhembesha ku kwezi uri birasa uburyo nageze muri uru rugo warabizi kuzi gushyana ariko nsigaye mvuga nawe ukavuga ntavuga wibagiwe ko uri umukozi muri uru rugo warabyibagiwe ariko abakozi niba mukwiye kugira ibitorosho byanyu umwana
Umwari. Umwari sheri. Byuka. Byuka. Umwari. Wambabare ukabyuka ko. Umwari. Alo? Habaye iki? Mwihorere n'ibyo ari kwigira. Mureke n'ibyo ari kwigira, ndabizi neza ko ari ibyo ari kwigira. Wamwihoreye? Alo? Ariko se wamwihorera uramushaka he? Mureke njye nibereye mu kazi wawe. Uyu nguyu arashaka iki koko? Munya, nutaza ndagaruka twongere. Munya! Uguma esikara koneta ngaruka. Natinze se. Umubiri wose ari controle technique kabisa. Urumva umeze neza? Merci beaucoup. Ntabwo wakinya ko nanjye ufite. Cyako ko umugabo ntabwo yaremewe kuba hari wenyine. Ibiri ivuga kuri. None se. Garekeze se. Ngiye kumwirukana se? Oya, nushaka kumena bitwaye ikizo kugira gutesha. Shaka kumena rwose nta kibazo. Nshaka amafaranga. Amafaranga? Ariko munya kuko uri myaka tumanye koko uryara umuntu wo kumakwindukanya amafaranga koko. Ntaya kwaka ndo umugore wawe se? Nose mbikora ntabwo wishima. Kwishima sibyo nibi. Mbira no kuri kwimana. Umva tugeze ku rwego genda gukunda. Nawe urankunda tunabizanye. Abo twakikaba cyane. Nase kubyankira mu rugo. Mugo numva ari cyo kintu cyakorwa ko ngukunda. Nose nangushyira mu rugo rumwe n'undi mugore kumenya ko nyine kuba utarushyiramo bisobanuye ko utankunda kuko unkunda warushyiramo. Gusagira kwitiranya ibintu. Meza amafaranga nyine. Ngire ukomeje. Njye guhahira umwana ashonje. Wabese ko mvuga amafaranga uko nyine. Nose urabona ndi bubwire. Umwari. Alo mama. Mama. Nyine hano kwa Birasa wa mukobwa Umwari. Ntiyumva sinzi. Oya si cyo kibazo mama, ntabwo ari cyo kibazo nyine ariko ibibaye sinzi icyo ndi bukore, sinzi nicyo wamfasha. Nyine
twagiranye ikibazo ndamusunika yikubise hasi none aguye igihumure mama. Kuri nta n'ibitoboye afite amahano menshi. Kumana. Njye ntabwo bimbwira rero. Ngomba kumuha amafaranga nkajya guhaha. Uzi koko ingorane ziraguye. Umuntu agura urukundo aguye n'amafaranga. None ndi umugore wawe se? Ugomba kunyishyura mu gihe nari umugore wawe cyangwa ngira umugore wawe byeruye ubundi ubone kuvuga ibyo ngibyo byo gutanga amafaranga. Basi byo wabyemera nkugize umugore. Wamungize se ukareba. Ikibazo ni mama Umwari. Bahita abiza mugasanga nyine yabije n'induru. Nuko rero bimenye. Ntabwo agira kubona saa yagiye. Ko saa sita zigiye kugera. Simamagare Umwari. Mubwire hasi ndiyo ko yanyohereza nka 3 mbiguhe. Bingahe? 5 nako. Ntuzigere ujye munsi ya 5 kuko 3 ntabwo nayemera. 3 se yakora iki? Atahinga n'uriya murima. Kamanzo nguzi. Nukuri mfasha sinzi. Ntabwo sinzi niba apfuye ariko nyine mama mbwira ikintu ndi bukoreze. Sinzi icyo uri bumfashe. Birasa namuhamagaye arambwira ngo nimureke. Namuhamagaye mama ibaze ko yambwiye ngo nibyo ari kwigira ngo nimwihorere. Tekereza. Ngiye rwose mbabarira umumpamagarire umumbwirire. Mama birimyanye ntabwo yanyitaho. Kaza mamagarize ya nyina. Ya nyina gute se? Yarayisize. Nusi yarawukanisiga telefone. Yasinaye awukanya agomba ibintu byose afite n'ibyanjye n'imyenda y'ishaka yari kwisiga. Reka. Yiguze amafaranga yagusha imyaka yasaruye mu murima wanjye. Ntabwo nayisiga. Ntabwo wayisiga. Tungo wa mbere. Wayisiga ntiwayisiga. Cyangwa rero ko hariho amafaranga ari nta. Nta mafaranga ari. Mwari ni koboyi we. Uzamwitiranye. Umwari. Mama. Alo? Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze